kurya nibyo bituma umuntu agira ubuzima bwiza, ariko biterwa n'ubwoko bw'ibyo wariye ndetse n'uko wabiriye biteguye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kamaro k'urunyanya. Uramutse ururiye urunyanya rumwe ku munsi mu minsi 30, ese ni izihe ngaruka nziza waba ufite? Ese ni ibihe wakirinda mu gihe ugiye kurya izo nyanya? Nitwa Liliane Ibyishaka. Tugiye kuganira ku kamaro ko kurya urunyanya rimwe ku munsi mu minsi 30, ariko bikaba byiza ubigize akamenyero ukajya ururya buri munsi, kuko urunyanya mukanya uraza kumenya akamaro rufite. Nimba rero ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, wakora subscribe, ukibuka gukora ku kantu kari ku ruhande kugira ngo ushobore kujya ubona notification cyangwa se ubutumwa bugufi bukubwira video twasohoye, kugira ngo ukomeze umenya ibyiza ndetse n'ibyo ushobora kongera ubuzima bwawe ndetse n'ibyo ushobora intungamubiri ziri mu runyanya nibyo bituma urunyanya rugira akamaro kanini turi buze kubona mu kanya. Ariko izo ntungamubiri harimo vitamine A, hakazamo vitamine B, hakazamo vitamine C ndetse na potassium. Hari n'izindi nyinshi rero zigiye ziri mu runyanya, ariko turavuga kuri izo ngizo n'izindi nkeya. Intungamubiri rero ya mbere cyangwa se akamaro urunyanya rufitiye umuntu nuko rushobora kurinda kanseri. Hari ubwoko bwa kanseri nka kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'igifu, urunyanya rwagufasha kuyirinda. Uramutse uriye urunyanya rumwe ku munsi byagufasha kurinda kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'igifu. Nanone urunyanya rugizwe na vitamine A. Vitamine A ikungahaye kuba yafasha uruhu, umusatsi, amaso ndetse n'inzara cyangwa amenyo. Rero iyo mu runyanya kubera harimo vitamine A, iyo umuntu uramutse uriye urunyanya byagufasha kugira umusatsi mwiza, umusatsi udacikagurika, umusatsi usa neza, kugira imbone ireba neza, kuko vitamine A iragenda ikongera ikarema imbone ukaba washobora kureba neza. Nanone bikaba byagufasha gukomeza amenyo ndetse n'amagufa. Muri ino minsi rero abantu benshi bari kwita cyane, cyangwa se mu minsi yose ubwiza ni ikintu gishyirwa imbere. Rero kuba ubwiza harimo umusatsi, harimo inzara ndetse n'uruhu. Rero kurya urunyanya bifasha kugira ngo bwa bwiza bwawe koko ushobore kubugira burambye kandi budaturutse mu maproduits chimiques. Rero kuko mu runyanya harimo vitamine A, bigufasha kuba umusatsi wawe kuwurinda ndetse no kuwukomeza akaba ari umusatsi usa neza udacikagurika. Kimwe n'amaso, abantu bafite ikibazo cyo kutareba neza, iyo ukoresheje urunyanya, kurya urunyanya nk'uko abenshi barya karoti, ukarya urunyanya byagufasha nanone kugira ngo birinde y'amaso yawe, akurinde ikibazo cy'ubuhumyi cyangwa ikindi kibazo cyose cyaba gituruka ku maso kubera ko imboni yangiritse. Ikindi rero nuko nanone vitamine A iri mu runyanya byagufasha kugira ngo amenyo yawe aba ari amenyo ameze neza, akomeye, atajegajega cyangwa se ngo yangirike. Kubera mu runyanya habamo karori nkeya, ni byiza kurukoresha ku muntu ushaka kunanuka. Nimba uri muri gahunda yo kugira ngo ugabanye ibiro, urunyanya nakugira inama yo kururya, kubera ko nimba ururiye uba winjije ibintu bikeya kurusha ibyo wari kwinjiza uriye ibindi biryo. Rero nimba mu regime uri gufata amasalade cyangwa se ibindi biri gukoresha, ugashyiramo inyanya cyane kugira ngo bigufashe kuba wagabanya ibyo winjiza mu mubiri, bigatuma rero ari naho uhera ugabanya ibiro. Rero urunyanya nakugiraho inama yo kuba warukoresha. Rero mu runyanya habonekamo vitamine C nk'uko twahoze tubivuga, kandi vitamine C iri muri mu vitamine atuma umuntu atarwaragurika ngo agire utuntu tw'uturwara twa hato na hato, ari byo bituma umuntu atabona uburyo ashobora kuba yakiteza imbere ngo ajye ku kazi. Rero kuba warya urunyanya byakurinda kuba warwara turwara uducurane, imitwe, ibintu turwara tundi duto tuba tuje dutunguranye. Ariko uramutse witeye ku mubiri wawe neza, ugakoresha urunyanya mu byo ukoresha kugira ngo umubiri wawe ukomeze kumera neza, ugira ubuzima bwiza, nabyo byagufasha. Ndabasaba gukora subscribe ku muntu mushya ndetse no gukora comment, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ndetse na like. Ndabakunda cyane.